abandi nimutwibutse twumve ibyo twize. Ni ngo bahisemo kutwihorera, ariko nk'uko mugenzi wacu Bayingana abivuze, twize ubundi ku bwabanjirije kiriya gihe twari twize imyaka 490. Ejo bundi turebera hamwe iby'imyaka 1810. turi kujyana imyaka 1810 rero twagerageje no kureba ibyayikorewemo, kuko twabonye ko yatangiwe ku iterwa ry'amabuye rya Stefano, yego. Hanyuma tubona ko yarangiye yego, ngo imyaka 490 yasorejwe ku iterwa amabuye rya Stefano. Iterwa amabuye rya Stefano riba n'itangira ry'imyaka 1810. Yego. Hanyuma twabivuzeho tureba ibyaranze iyo myaka 1810 byabereyemo, kuko ariho twabonye kuvuka kw'agahembe gato, tubona gukomeka kw'agahembe gatoya, dusoreza ku byabaye mu 1844, iherezo ry'imyaka 2300. aho hano murahibuka. Aha. Hanyuma rero kuri iryo sozo ry'imyaka 2300 niho twari turimo tuyibaza ngo mbese twaganiye ku kintu bita urubanza. Turavuga ngo nibwo urubanza rwatangiye, ariko twibazaga ngo mbese abantu babayeho mbere y'1844 nta rubanza bakatiwe, rubanza kagenzuzi. Tunibaza ngo mbese ubundi kujya ahera cyane kwa Yesu Kristu no kuba atari yakagira ahera bifite ubuhe busobanuro, cyangwa se bimariye iki ikiremwa muntu? Ni naho twese tuvuga ngo biragoye ko ibi bintu twakumva ubusobanuro bwo kwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru tudasobanukiwe neza ubuturo bwo mu isi, imikorere yabwo. Ndumva turimo turagenda twibukiranya intari. Murimo muranyumva neza? Okay. Buriya nijya mbaza mujye mugerageza kunsubiza kugira ngo ntaza kumva ko wenda network akazabana nkaba ndimo ndibwira jyenyine. Aha. Uyu mugoroba rero ntago ngiye kuvuga ku buturo bwera, ahubwo naje gusanga ubuturo bwera tukabuganira ku wa kane w'isabato. Ubwo abantu mwari mufite amatsiko n'ubundi mukomeze kuyagira. Ku wa kane w'isabato tuzaba turimo tuganira ku buturo bwera icyo ari cyo. Ahubwo nifuje ko twapfundikira iby'iyi myaka 2300 uyu munsi tukabipfundikira, hanyuma tukazatangira n'ubuturo bwera dukomezanya n'ikindi cyigisho cy'ubuhanuzi none muri Daniel igice cya 10. Ariko uyu munsi tugiye kwiga Daniel igice cya 9, bivuga ngo Daniel yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Ku bantu twaherukanaga twari twagarukiye kuri Daniel igice cya 8 umurongo wa 14. Ubwo hari abahita bavuga bati se igice cya 15 umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 27 ko tutabyize. Ariko igisubizo kirahari, twarabisobanuye, kuko igice cya 15 kiravuga ngo Daniel nako umurongo wa 15 w'igice cya 8 Daniel asobanurirwa ibyo yeretswe, kandi ibyo yeretswe biriya twabibonye ijambo ku rindi, twagiye dusesengura umurongo ku wundi. Ndumva rero nta mpamvu yo kongera kubigarukaho, kwaba ari ugutwara umwanya cyane, keretse niba mwumva ari ngombwa, ariko namwe mwabisoma kuko birumvikana twabivuzeho. Reka ahubwo Uwimana Agnes cyangwa se Agnes namyutinge mikoro yiwe. Uwimana Agnes niba ari kutwumva namyutinge mikoro yiwe kugira ngo bidukundire ko tubasha kumvikana.
nyinshi anyesi imana ubwo naza kubyumva wenda baraza kwimyotinga. Reka tujyane twe gukomeza gutwara umwanya cyane. Avuga ngo Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Mbibutse neza ko uku kwatura ibyaha kwa Daniyeli kwabayeho nyuma y'uko ngo asomye agasobanukirwa neza n'ibyabaye i Yerusalemu, ubwo ubunyage n'impamvu bagiye mu bunyage. Daniyeli yabimenyeye ahangaha. Hanyuma reka dusome turebe. Nongera gutanga itangazo, niba uzi kuri ahantu hari abantu bari kuvugira abantu benshi, gerageza ukureho mikoro yawe imyutinge cyangwa se witarure abo bantu kugira ngo bagenzi bacu bataza kubangamirwa n'ayo majwi. Reka tujyane. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma wa Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaludaya. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Urumva Daniyeli atangiye yintroduiza avuga ngo narasomye mbona ko Uwiteka yavuze ko Yerusalemu hazamara imyaka 70 hashenywe ngo hasanywe. Arangije ngo ni ijambo ry'Uwiteka ryabivuze. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo Uwiteka icyo yavuze ntiyivuguruza, ni icyo ngicyo. Niba ari imyaka 70 ubwo wenda tugiye kuyimara, igihe kirageze tugiye guhaguruka dutahe. 3, mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. Uyu murongo wa 3 ni umwe mu mirongo ikomeye. Mbese wowe cyangwa se jyewe dushakisha Imana gute? Akenshi usanga Abadivantisita munsi wa karindwi ikintu cyo kwiyiriza ari ikintu tutumva neza. Niyo bavuze ngo uyu munsi ni Sabato ya mbere itangira ukwezi cyangwa se igihembwe, ngo niyo kwiyiriza, usanga abantu benshi batabyumva. N'ikimenyimenyi akenshi hari igihe usanga ayo matangazo bayumviye ku rusengero batarabizirikanaga. Ariko ibyanditswe biratubwiye ngo Daniyeli yashakaga Uwiteka asenga yiyiriza ubusa, yambara ibigunira anisiga ivu. Mu yandi magambo hari ibyo yigomwaga. Iminsi y'umunezero yabaga yihoreye, akabanza agashaka mu maso h'Uwiteka. Ikibazo, wowe nanjye dushaka Imana dute? Hari abantu benshi bibwira ko bashobora kuba bafite Imana mu mitima yabo, bakaba bazi ngo Imana bari kumwe, ariko mu by'ukuri bakaba batarigeze bayishaka. Ariko ibyanditswe bikatubwira ngo nimunshakana umwete muzambona. None twebwe usibye no gushakana umwete, no gushaka ntabyo dukora. Mbese mu maso y'Imana twahabona gute kandi twubasha tudamaraye? Ni ikibazo. Abantu benshi ibicaniro by'amasengesho, ubwo reka nacyo nkigarukeho, bisa nk'aho byazimye mu ngo iwacu. Umugabo arazinduka ajya mu kazi, umugore nawe agasigara mu kandi, umwe akaza gutaha saa 3 z'ijoro, undi akaza gutaha saa 5 z'ijoro, umwe aryama n'undi aryama, nta gusenga ntaki. Abana ubwo baba basinziriye kare, ibiryo bigisha bakimara kurya, ugasanga urugo ni gutyo rubayeho, nta gicaniro cy'amasengesho. Ariko reka twibaze, mbese Uwiteka yahera hehe mu ngo zacu kandi nta karibu tumuhereza? Niyo turamuka tugiye gusenga, ku babigerageza, iyo bibutse gusenga, akenshi usanga dusenga tubwira Imana ibibazo twahuye nabyo uwo munsi, twereka Imana ibibazo, ubukene buri mu ngo zacu, tubwira Imana abatubangamiye, twereka Imana ibyo dushaka kuzakemura, ariko nta gicaniro gihoraho cy'amasengesho kikiba mu ngo zacu. Satani yaratuvangiye, kandi ibyanditswe biratubwira ngo Daniyeli yashakaga mu maso h'Imana abinyuze mu gusenga no kwiyiriza. None ikibazo, ibyanditswe byako bitubwira ngo ubutarya burinanura. Mbese twaba tudasabana n'Imana tukayitegerezaho umusaruro wo kuzaturengera mu bitugoye? Byashoboka bite kandi tutaziranye? Ni ikibazo. Umurongo wa 4 uravuga ngo senga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kwigirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. 5, twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi,
twaragomye. Ahangaha ndagira mvuga ku kantu bita ngo ni ukuba ibyigenge. Iyo tuvuze ngo ni ukuba ibyigenge hazamo ijambo kwigenga. Iyo hajemo kwigenga rero ni ukuvuga ngo ni ukubaho mu buryo bwawe nk'aho nta kindi kintu kigukontorora cyangwa se kikugenga. Ariko ibyanditswe byari bikatubwira ngo abari muri Kristo Yesu baba bahindutse ibyaremwe bishya, kandi rikongera rikatubwira ngo ntituri abacu ngo twigenge. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo abantu benshi muri twe twabaye ibyigenge. Imibiri yacu ntigukontororwa n'Uwiteka, imibereho yacu ntikigenzurwa n'ijuru, imivugire yacu ntikigenzurwa n'ijuru, imirebere n'imigambirire twashyize ijuru ku ruhande, twe turigenga, turavuga ngo dufite umudendezo wo guhitamo, turangije twibera ibyigenge. Turakora ibyaha uko tubishaka, tukibwira ngo nituza imbere y'Imana igihe cyose dushakiye Imana iratubabarira. Uko niko tubayeho, uko niko tugenda, uko niko dukora, uko niko twifata imbere y'ijuru. Kuba ibyigenge byamaze kutubera imbogamizi ituma ijuru ritatureba neza ngo riduhe ibyacu byatugombaga, ndetse biba imbogamizi ituma natwe tudashobora gushyira ibyifuzo byacu imbere y'Imana, kubera ko twigenjeje, twabaye ibyigenge, turavuga ngo ni ibyacu. Nk'uko abafarisayo bavuze ngo amaraso yazatubarweho twebwe n'abana bacu, ngo kuko natwe abana b'abantu tubayeho muri iyi minsi twabaye ibyigenge. Daniyeli aravuga ngo twaracumuye tuba ibyigenge. Imana iturinde kuba ibyigenge muri uyu mugoroba. Abantu benshi iyo turimo tuganira mu bigare by'abantu tubana, imvuga ibigare ntimunyumve nabi, reka tubyite sosiyete kugira ngo wenda mutaza kundakarira. Iyo turimo tuganira akenshi usanga iyo tugeze mu biganiro duhinduka ibyigenge, Imana tukayishyira ku ruhande aho kugira ngo abe ariyo igenga ibiganiro byacu. Iyo tugeze ku kazi duhinduka ibyigenge, Imana tukayishyira ku ruhande aho kugira ngo abe ariyo igenga imikorere yacu. Twagera mu migambirire tugashaka inzira zose twanyuraho tugera mu butunzi, tugahinduka ibyigenge, tukavuga ngo nituramuka tumaze kugera kuri ubu butunzi, ubwo nibwo tuzongera kugaruka imbere y'Imana, hanyuma yongere ibone itugenge. Iyo tugeze ku baturanyi duhinduka ibyigenge, inzango zikatumara, tukemera tukigenga, tukavuga ngo nituramuka tumaze kwihorera, ngo nibwo Uwiteka azongera akatugenga. Kuba ibyigenge biraturembeje, bitubujije kubona mu maso h'Imana, nk'uko Daniyeli yabyatuye. Hanyuma aravuga ngo twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko mu mategeko n'amateka yawe, ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi. Byanditswe uko bivuga ngo ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi. Nyamara muri iyi minsi hari igihe umuntu ashobora gutanga ubwitwazo agatavuga ati okay, uyu munsi nta bahanuzi dufite, none twe twabigenza gute? Ariko nyamara mwibuke neza ko dufite umwuka w'ubuhanuzi urimo inama zigiye zitandukanye z'uko twakwitwara mu buzima busanzwe no mu buzima bwa gikristo. Ahubwo tubwumva dute? Ibyanditswe byatubyumva dute? Mbese muri twe nta bantu barimo bajya bagera igihe barangiza bakavuga ngo izi ngizi ni inama zatangirwaga n'aha zihabwa abantu aba n'aba, ngo twebwe ntabwo bitureba. Hanyuma ngo ntabwo tujye twumvira abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose, ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Ndagira ngo mwumve iki kintu. Dufite ijambo rivuga ngo agakiza ni ak'umuntu ku giti cye, ariko kuba twese turi mu itsinda ryitwa itorero hari icyo duhuriyeho. Hari amakosa dukora, aho kugira ngo umuvumo uze ku muntu ku giti cye, ahubwo tukawubona mu rwego rwose rw'itorero. Ibyo namwe murabizi. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Niba uzi ko uri muri sosiyete, by'umwihariko itorero, rinda ikirenge cyawe ngo iyo sosiyete itazamo umuvumo biturutse kuri wowe, ngo iyo sosiyete itagibwaho umugayo biturutse kuri wowe. Abantu benshi izina ry'Imana ririmo riratukwa ku bwawe. Hari akantu nahoze ndeba kare, ngo ni umuntu wasengaga, arangije ngo yambura uwari umucumbikiye mu nzu, amaze kumwambura ngo uwo wari umucumbikiye
ngaramubwira ngo umva, nakubonaga nka pasiteri, nakubonaga nk'umuntu uzi icyitwa iyobokamana cya nyacyo, ati ariko kuko unyambuye amafaranga yose wanyambuye ndayagusoneye, ariko ari wowe ndakugaye n'Imana yawe ndayigaye. Turimo turajyana yemwe? Okay, Imana ibaha umugisha. Hari uwo nari mbonye wari urimo urekarama ngo ntago ari kumva, icyakora ndabona amanetiwaka asa nk'ayabananiye, ariko mukomeze mugerageze. Hanyuma ngo Imana yawe ndayigaye ndetse nawe ndakugaye. Natwe rero abantu benshi muri sosiyete tubayemo, ibi ndabivuga murabizi, namwe bijya bibabaho, ko ubwira umuntu ngo kizwa uhindukire, agahita atunga urutoki kanaka cyangwa nyirakanaka, akavuga ngo niba ushaka konza gusenga nka kanaka nushaka kubyihorera sinzaza. Bivuze ngo twabaye inzitizi zituma abantu batinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko natwe ngo ntabwo twabwinjiyemo, nk'uko muri Matayo 25 niba atari na 3 hatubwira. Hanyuma Daniyeli nawe aravuga ngo twaracumuye, ngo kugeza ubwo duhaye igihano dutatanira mu bihugu bigiye bitandukanye kubera ibicumuro byacu. Nyagasani, ni ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe, nubwo twayigomeye nitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Ni koko Abisiraheli bose baciye ku mategeko yawe. Ndagira ngo ikintu mucyumve neza. Daniyeli aretse no kuvuga ngo Abisiraheli bishe amategeko, ahubwo aravuga ngo bayaciyeho. Mu yandi magambo, barayabonye, bari bayazi, barayamenya, ariko barirengagiza bayacaho. Ikibazo, wowe nanjye ni amategeko angahe twirengagiza tugacaho? Yanditswe bikavuga ngo ibi ngibi ntimukabikore, ariko tukirengagiza tugacaho tukabikora. Twajya kugera ahantu tugasanga hari urukuta rutubwira ngo nyabuneka garukira ahangaha, ariko tukarengera urukuta tukarusimbuka tugacaho. Mbese wowe nanjye nta hantu tujya duhurira muri ayo mategeko twamaze kuyacaho, twidegembye, twahindutse ibyigenge inyuma y'urukuta rw'amahoro Imana idushakaho? Buri muntu wese abitekerezeho. Umurongo wa 8 niwe bavuga ngo Nyagasani, ubwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasokuruza bacu ni ukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe, nubwo twayigomeye ntitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyizeho imbere, avuzwe n'abagaragu bayo n'abahanuzi. Niko Abisiraheli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza. Umva rya jambo ngo bariyobagiza, kugira ngo batakumvira. Ngo twariyobagije kugira ngo tutumvire Imana. Njyewe nawe nta hantu twiyobagije, yego bayimo, yego njyewe nawe nta hantu twiyobagije. Mbese nta hantu twigeze tugera tukabona koko hari ibyo dushaka gusingira, ariko twatekereza ko tugiye kubisingira tugasanga ijambo ry'Imana ntiribyemera, twarangiza tukipfuka mu maso twiyobagiza tukagenda tugasingira bya bindi, ariko tugasigara turwana n'umutima tugundagurika tuvuga ngo nyamara twakoze icyaha, ariko tutabona nuko dukosora inzira twasibye. Mbese njye nawe nta hantu twagwagwanye. Abisiraheli ngo byagenze gutya, Imana ibahana mu maboko y'ababisha imyaka igera muri 70 yose. None ikibazo, mbese wowe nta hantu wumva Imana ishobora kuguhana cyangwa yaba yaraguhanye ngo nk'uko Daniyeli yabigenjeje upfukame wiyirize ku gicaniro cy'amasengesho cya mu gitondo n'icya nimugoroba, twongere tugaruke tubwire Imana ngo twarakosheje, twaracumuye, twarirengagije, twariyobagije, twari tubizi tubirengaho, yewe n'ibyo twarenzeho dore ngibi turacyarwana nabyo n'ingaruka zabyo, ariko turakwinginze ngo tubabarire. Mbese aho njyewe nawe ntabwo twafata uyu mwanzuro tugakosora inzira zacu, inzira z'ikigendwa? 11 ngo niko Abisiraheli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro,
byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana kuko twagucumuyeho. Maze ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza, ubwo yatuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwa nk'uko i Yerusalemu hagenjejwe. Ibyo byago byose byadusohoreyeho nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu. Ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Umva ikibazo. Abisiraheli ngo bagira gutya baracumura. Bamaze gucumura baranabimenya. Yewe ngo ibyago binabazaho. Babona neza ko barimo bararwana n'ingaruka z'ibyaha bakoze. Ariko ngo banze kwihana. Banga kugaruka. Banga kubwira Imana bati twagucumuyeho. None dore mwami turaje tubabarire. Ahubwo ngo barakomeje bibera ibyigenge. Maze umurongo wa 13, ibyago byose byadusohoreye nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri kwayo. Nicyo cyatumye Uwiteka atugenera ibyo byago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo ikiranuka mu mirimo yayo yose ikora, ariko twe ntituyumvira. Umva agahinda. Daniyeli arimo arasengera ubwoko bwabo. Arimo aringinga Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora. Ari kuvuga ngo twaracumuye, uduteza ibyago. Turabibona ko n'ibyago rwose byatugezeho. Turabibona ko ibintu byakomeye. Ariko mwami, Data ushobora byose, ntabwo twigeze tuza. Hari abantu benshi barimo bararwana n'ingaruka z'ibyaha bakoze. Imitima yabo irenda gusandara. Rimwe na rimwe babigize ibanga, bamwe babihisha abo babana, abandi babihisha ababyeyi babo, ariko imitima yabo irenda gusandara. Iyo babyibutse imitima yenda kubaca mu kanwa. Ariko bakomeje kwinangira, banga gupfukama ngo babwire Imana ngo twakoze nabi tubabarire. Ahubwo bahora babwira Imana ngo duhe gutuza mu mitima yacu. Nyamara ntabwo Imana yatugisha umutima w'umuntu atari yihana ngo ahindukire rwose. Ndagira ngo mubwire ngo niba tutihannye ngo twihane tumara amaji, ntabwo imitima yacu izigera ituza. Abantu benshi bafite byinshi bitandukanye babitse mu mitima. Ijuru ryarabakanguye, yewe ribaha n'imbuzi yuko ari guhura reka mbyite ngo n'ibigeragezo ndetse n'ingaruka z'ibyo byaha. Ariko abantu bakomeje kwinangira, abantu bakomeje gufunga umutwe, abantu bakomeje kwizirika ngo nituramuka twihannye tugasaba imbabazi, ibyubahiro twari dufite bizahanantuka. Abantu bazaduca amazi, abantu bazatureba nk'aho turi ibigoryi, abantu bazadusuzugura. Abantu barakomeza barinangira, baravuga ngo turakomeza uko twari turi kama mbaya bibe uko byakabaye, nibashaka bazatubabarire cyangwa babyihorere. Abantu banze gusaba imbabazi. Nyamara Uwiteka ngo yabonye Abisiraheli bigenze gutyo, abateza ibyago. Ni iminsi mike turimo turayibarira ku ntoki, kuko ibyanditswe byera birimo biragaragara. Ngira ngo mwabonye ko ku bantu bakurikiranye icyigisho nakoze uyu munsi mu masaha mu gitondo, bagishyizeho mu masaha 6, mwabonye ko umupapa waje yavuze ngo igihe kirageze ngo ibintu bive mu magambo bishyirwe mu bikorwa. Icyo cyigisho nagikoze, ku bantu batakibonye munyarukire kuri YouTube muragisangaho. Kandi twabonye ko ibyo yabivuze agendere ku cyitwa climate change, ihindagurika ry'ikirere. Kandi ku bantu bakurikiranye ibyigisho byanjye kuri YouTube, mwabonye ko ihindagurika ry'ikirere muri 2015 arimo Papa Francis yasabye abantu bari bari mu nama babwira ngo nimushyireho itegeko ry'icyumweru, isi yose nibura iruhukeho umunsi umwe. None Papa Leo yavuze ngo igihe kirageze ngo bive mu magambo bishyirwe mu bikorwa. Abantu banze gusaba imbabazi, banze kwihana, banze kumaramaza, kandi iminsi iri kudushirana. Ubwoko bw'Imana nimushaka mugaruke, urebe aho wagwagwanye,
urebe abo wahemukiye, urebe aho wiyobagije ukarenga urukuta rw'amategeko ugasimbuka, usubire inyuma ujye ku mavi wiyirize winginge ubwire Imana ikubabarire. Niyo solution, nicyo gisubizo. 15 reka twihute uyu munsi, navuze ngo ntabwo nshaka kuza gusoza bwije cyane. Noneho Nyagasani Imana yacu, uwo ni Daniyeli ugikomeje gutakamba. Noneho Nyagasani Imana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icyubahiro, kugeza ubu twaracumuye dukora nabi. Nyagasani ndakwinginze, kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe i Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije kubw'ibyaha byacu. Nibyo mbabwira ngo itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ryahindutse imigani kubera abana baryo. Abantu benshi bamaze gusubira inyuma, abantu benshi bamaze gusebya ku buryo uvuga Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi agahita batereka bo babaye nk'abandi, nta tandukaniro. Uko abanyamahanga bameze niko nabo ubwabo bameze. Umwimerere usa nk'uwatuvuyeho, ariko ibyanditswe byabo bivuga ngo urufatiro rw'itorero ry'Imana ruracyahagaze. Hanyuma Nyagasani ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku musozi wawe wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu no gukiranirwa kwa ba sogokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe. Daniyeli ntabwo yasenze gusa, ahubwo yaraninginze, yaratakambiye, yarakutirije, yagumye ku mavi paka igihe ijuru ritangiye igisubizo. Ati, wumve gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi ku bwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanjye, tega amatwi yawe wumve, hwejesha amaso yawe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwingingiye tutabigushyize imbere twishingikirije gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva Nyagasani, babarira. Nyagasani, twumvire. Nyagasani, ugire icyo ukora, ntutinde. Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Haleluya. Daniyeli aringinze, arasenze, ariko igihe kigeze noneho abwira Imana, tumva noneho aho bigeze, nyemerera wumve gusenga kwanjye, ariko ntutinde, subiza. Ubwoko bwawe turimo turandavura, izina ryawe ririmo riratukwa, ariko mwibuke ko Daniyeli yabisenze amaze guhindukira, kuko yasabye imbabazi ze, asaba imbabazi z'ibyaha bye, asaba n'imbabazi za bene wabo. Daniyeli yicishije bugufi. Mbese wowe urimo urasaba ngo Imana ikugarukire wamaze guhindukira, wamaze guhinduka, cyangwa uracyari kuri bya bindi? Amagambo tugiye gusorezaho turayasanga ku murongo wa 20 gukomeza. Hari amagambo avuga ngo iby'ibyumweru 70. Iby'ibyumweru 70 ntabwo nagomye kuba ngiye kubisubiramo, kuko twarabyize bihagije, twarabisomye, twaranabisesenguye. Ariko reka nsoze neza igice cya 9, kuko iki gice kiraryoshye pe, kiraryoshye. Reka nsome twumve. Iby'ibyumweru 70. Ariko umuntu ufite nimero 62 agize neza mikoro yaba yimyutinze kugira ngo bize kugenda neza. Nimero 62 ndumva ari kubikora, nagerageze cyangwa se yitarure. Aha, katugende. Nuko nyivuga nsenga, umva Daniyeli,
nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli, kandi ntakambiye Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye, ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyenda kugera, ankoraho. Umva cya gitambo kiragarutse. Abantu benshi byaratunaniye. Abantu benshi nababwiye ngo kubera ubuzima bw'iyi si, umugore araba ari mu bana atetse agira gute, hanyuma umugabo nawe ari muri shuguri, ubwo nibirangira aramara kugaburira umwana umwe, asinze ajya kuryamisha, nawe kubera umunaniro ahita ajya kuryama, umugabo naza arasanga niba ari umugisha ibiryo biri ku meza arya, nawe ahita ajya kwirambika. Nta gihe cyo gusabana n'Imana nk'umuryango. Igicaniro cya nimugoroba cyaranze, ariko Imana yavuganira he natwe? Oya, reka tujye tuvugisha ukuri. Wenda ntimunsubize, wisuzume. Ushobora gusanga ufite uburyo wihengeka, wenda nanjye nkaba mfite uburyo nihengeka, ariko dukurikije iminsi dusohoyemo, tugakurikiza uburyo tubana n'Imana, tuvugishije ukuri, Imana yaduha amakuru inyuze hehe? Imiyoboro yakanyuzemo itubwira twamaze kuyifunga, inzugi twarazibannye, ntidushaka kuzifunga ngo twumve icyo Imana itubwira, ahubwo twe turashaka kuyibwira jugu mpaka, ariko ntitwumve igisubizo iduha. Kandi ijambo ry'Imana niryo rikomeye kurenza twebwe ibyo tuyibwira. Kadusome dukomeze tuyigane ku musozo. Hanyuma 22 arambwira anyigisha ati, Daniyeli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane, kuko iryo jambo uritekereza cyane, umenye n'ibyo weretswe. Umva Daniyeli, icyampa ngo njye nawe Imana itubwire ngo turakundwa. Daniyeli, Imana yaramubwiye ngo Gaburiyeli yaramubwiye ngo urakundwa cyane, kandi iri jambo ryo gukundwa Gaburiyeli yari yaratumwe n'Imana, ariko kubera kwinginga, kubera kuba ku mavi, kubera kuba ku gicaniro, kubera kumenyera kubana n'Imana, Daniyeli yagiraga igihe cyo kubwira Imana, ariko akagira n'igihe cyo gutega amatwi ngo yumve. None twebwe twigirira igihe cyo kuyibwira, ariko igihe cyo kwitegera amatwi ishwi. Reka tujyane 24. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire. Haleluya. No gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranuka kwiteka. Ndagira ngo mwumve aya magambo. Daniyeli yeretswe kandi ahishuriwe ibya Yesu Kristo muri izi nteruro nsomye mu murongo wa 24. Aravuze ngo, uwo ni Gaburiyeli, ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano, hanyuma haze gukiranuka kwiteka. Ngiki gitambo cya Yesu Kristo. Haleluya. Aha ngaha Daniyeli abwiwe ko ibyumweru 70 bitegekewe, ubwo ni ya minsi 490 bitegekewe ubwoko bwa Isiraheli, kandi ngo nibishira impongano y'ibyaha iboneke, ndetse by'iteka ryose. Ngaha ahari ibyiringiro. Daniyeli watakambaga avuga ati, ariko Mana, yego twagucumuyeho, twakoze ibyaha, wanaduhanye mu maboko y'ababisha bacu, ariko nsomye ndabona igihe gisohoye cyo gutaha. None data, dukore iki? Maze Gaburiyeli aramubwira ati, humura, ibyo byaha bya Isiraheli impongano yabyo igiye kuboneka, kandi ntizaba ari icyo gihe gusa, ahubwo izaba ari iteka ryose. Amagambo y'ihumure kandi amagambo y'isanamutima. Hanyuma dukomeze dusome. Hanyuma ngo ibyerekanywe n'ibyahanuwe
bifatanyijwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Mwibuke ko ubuturo bwari bwarasenyutse, ariko Daniyeli yavuze ngo ahera cyane hasigwe amavuta, cyari igisobanuro cy'uko ubuturo bwera bugiye kongera kubakwa, Imana ikagaruka mu bwoko bwayo. Icyampa ngo natwe ahera cyane hacu hongere hasigwe amavuta, Imana yongere imanuke ibane natwe, twongere gusubira ku gicaniro, twongere kugira ibitambo bya nimugoroba n'ibya mu gitondo, twongere kuba abantu b'Imana, twongere kuba abana b'Imana, maze Imana nayo ibe Imana yacu. 25, nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7. Ibi ngibi twarabyize ejo bundi twabivuzeho. Iby'iminsi 490 yari igabanyijemo ibyiciro bitatu, ibyumweru 7, ibyumweru 62, n'icyumweru kimwe cyari kigabanyijemo ibice 2. Hanyuma ngo hazateye ibyumweru 7, maze habemo ibindi byumweru 62, bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho. Mama Jasper namwikinge mikoro yiwe. Hanyuma ngo Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Ubwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka. Guhera icyo gihe intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka. Niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimare icyumweru kimwe. Aho ngo ni muri cya cyumweru cyo kubambwa kwa Yesu cyasoje Stefano aterwa amabuye. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, urupfu rwa Kristo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Ndasoje. Umva navuze byinshi, ndumva nta n'izindi komanteri, amagambo arumvikana, nta bwenge bwinshi yasabaga cyane, nta mibare myinshi, ntaki. Ahubwo reka nanjye ijambo nihariye uhereye igihe twatangiriye nse nk'urirekura mumbwire. Ubwo ijambo ni iryanyu, ni karibu. Yego. 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 Isengesho ry'umugisha ryashoboka. Yego. 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 Yego.
yego. Amen. Amen rwose. Mm, mm, yego, yego. Mm, mhm, yego. Mhm, yego. Mm, yego. Mm, yeah. Imana iguhe umugisha. Yego. Mm, yego. Mhm, mm, yego. Yego. Mm, 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 yego. Mm, yego. Barakibonye. Yego. Imana iguhe umugisha ndetse cyane. Nta wundi wagira icyo yongeraho? Nibafungure mikoro tuganire. Yego. Na mama we nawe ni uko. Eh, Obedi ntabwo turi kukumva neza biri gucikagurika. Amena. Mm. Oh. Amena. Amena, amena rwose. Aha ndumva keretse niba hari undi twaba tuniganye ijambo. Ngabire uyu munsi yifashe na mama Jasper ndetse na mama Gewe. Mahoro y'Imana we ndabona aribwo akiza. Ubwo nyine arahombye asoza wenda ubutaha bwo tuzongera kwiga ku wa kane w'isabato
ubwo tuzongera kwiga Uwiteka nambasha numva noneho tugiye gutangira ubuturo bwera, ubwo tuzaba turi kubwiga ahari Uwiteka nabishima. So rero urumva ko byanze bikunze eh Ingabire ari kuvuga ngo iki? Okay. Ubanza hari atarabyumvise ko turi kugira. Nari kuvuga ngo ku wa kane w'isabato dushobora gutangira ubuturo bwera, ndi kubiteganya. Hanyuma ikindi nk'uko nabisezeranye, iki cyigisho twize nagerageje kugifata rikodi ariko ntabwo ari mu buryo buri clear neza, biransaba ko mu gitondo ninjya kuri studio ndibuze kugishyira ku mashini nkabanza nkagihindura mu buryo bw'amashusho bw'amajwi, ubundi hasigaye nkazagishyiraho ku bantu wenda baba bacikanwe, Uwiteka buriya aze kuza kumbashisha. Ubwoba mfite nuko hari igihe nshobora kuza gusanga amajwi atafashe neza ariko Uwiteka mbashishe bize kuba byagenze neza. Amen, amen rwose. Aha. Hanyuma rero ubwo reka dusabe mama Jasper adusengere ubundi tugire gusoza. Mhm. Amen. Mm. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha rero, turasoje.